Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Hariho wumva abantu bavuga ngo isi irarangiye ukagira ngo nejo cyangwa mu cyumweru cyangwa no kwezi cyangwa no mwaka. Benshi babifata gutyo nkaho ari vuba. Yego ni vuba ku Mana, kuko wibuke ku Mana imyaka 1000 ku muntu ni nk'umunsi umwe ku Mana. Niyo mpamvu hano nategereje ndavuga nti ese ni gute dushobora kureba kwitegereza ibyo Satani akora cyangwa abambari bakora muri nosi, none twebwe tukabasha gusomamo ahi ibihe bigana. Ni gute dushobora gukoresha ibyo Satani akorera muri nosi, none twebwe tukabivanamo igenekerezo ry'ibihe aho bigeze. Ni gute dushobora gusoma ibyo bihe tukareba tuti ibi bihe biraganisha, reka noneho twomeze twitegure tujye mu ijambo. Ikintu cyambere tugomba kumenya nuko umuntu niwe wenyine uzirangiza, niwe wenyine uzisenya. Umuntu niwe wenyine uzisenya. Ntabwo Imana izatigira gutya ngo ikubite abantu batabanje kugira mu ruhare. Abantu ibyo bakora muri nosi nibo bagenda begera ukurimbuka kwabo, kubera ibyo bakora bigenda bibatandukanya n'Imana. Ni nko mu gihe cya Nowa. Ku bwa Nowa ntabwo Imana yahise ikubita, yaramangira irabareka, kuko Imana ifite kwihangana guhagije. Irabareka bigeraho byarenze urugero irabarangiza. Hano rero niko bizamerera none. Bivuze ngo ibyo umuntu akora yibwira ngo ari guhangana n'Imana cyangwa se ngashaka kunyuza Imana, Imana irakureka ukabikora, gatera intambwe ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ikakureka. Izo ntambwe umwanzi Satani atera niho ugomba kureba ukavuga uti Satani yateye intambwe ageza aha, noneho ukareba muri Bibiri ikakubwira ati nkurikije ibyo Satani arimo arakora, nkareba na Bibiri ikimbwira, ukabihuza, niho ubasha kugenekereza. Ubwo turagenekereza, ntawe uzi isaha n'igihe n'umunsi, ntawe ushobora kumenya. Abantu bavuga ngo araje uyu munsi bagashyira amatariki bakagenda gute, ibyo bintu ntabwo ari byo, kuko haracyari igihe kuko ngewe iyo mbibona ntabwo mbibarira mu munsi umwe cyangwa mu cyumweru cyangwa mu kwezi cyangwa mu mwaka, mbibarira mu myaka 10, 20, 30, 50. Niyo mpamvu uzumva abantu bavuga ngo kuva tukiri abana twabwiwe ko Kristo agiye kuza, none dore nyuma y'imyaka 50 ntaraza, Kristo ari. Ibyo bintu nibyo bica abantu intege, bigatuma birara bagasubira mu byaha. Niyo mpamvu rero tugomba kubwira abantu, ahubwo aho kugira ngo uvuge ngaraje ejo cyangwa n'ejo bundi, ahubwo weho shyira umuhate n'ubushake mu kwiga ijambo ry'Imana umunsi uko ukeye uko wije, maze ubundi utegereze Kristo. Cya kabiri, ibyo Satani akora nkuko namaze kubivuga, ibyo Satani akora, intambwe agenda atera, itegereze ubirebe hafi, noneho nubona ari byo kurimbuka ntubijyemo, ntubyegere. Ibyo byose akora, ukagenda ureba ibyanditswe uko byanditswe muri Bibiri mu ijambo ry'Imana, ukabona biraganisha neza uko ijambo ry'Imana rivuga. Byitarure, utegereze, witegereze, ubundi ushungure. Numara gushungura uvuga uti ngenda njya ku ruhande rw'Imana, sinjya ku ruhande rwa Satani, kuko byanze bikunze ibintu byose biba muri nosi biganisha ahantu habiri, birakuganisha kuri Satani cyangwa se birakuganisha ku Mana. Amahitamo ni ayawe. Gatatu, abantu bo bazahita bajyanwa mu ijuru nta bibazo bahuye nabyo, nta makuba bahuye nabyo, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyo bintu byo bifata nk'umubatizo w'abana bato cyangwa impinja. Umuntu wazanye umubatizo w'impinja w'abana ni nawe wazanye ikinyoma cy'uko abantu bazahita bagenda mu ijuru nta kintu bahuye nacyo, bityo bikaba bituma abantu bayoba bakirara, noneho Satani akaba ari abafutera, akabasenya, akabangiza. Kuko mfasha nk'urugero rw'umubatizo w'abana, ukuruzingo warabatijwe mu bwenge bwawe ariko wumva, ariko noneho ukukura bikagenda bikubuza kwegera Imana, kuko nta gusoma ijambo ry'Imana ngo ukunde Imana uko bikwiriye, kuko wumva ko byarangiye wabatizwa uri uruhinja, kuko wabibwiwe yuko wabatijwe.
none ugakura gutyo udasoma ijambo ry'Imana. Ngambwe abantu bafite imyaka za 40, 50, 60, 70 yewe bataranafungura na Bibiliya n'umunsi n'umwe, cyangwa se batasomye na chapitre nimwe ya Bibiliya, cyangwa batazi na Bibiliya. Ushobora kubaza abantu ibibazo bya Bibiliya bikabananira. Kubera iki? Kubera ko batasomye Bibiliya, batazi ijambo ry'Imana, batazi icyo Imana ibasaba, kuko buryo ubuzima nyabuzima, ubugingo buri muri ijambo ry'Imana, buri muri Bibiliya. Iyo umaze kubisoma ukabyumva neza, nibwo ubona ko koko ubugingo bwacu buri muri Bibiliya. Utarisomye rero ntabwo ushobora kubyumva. Ariho ibintu byose biyobya abantu, ngo kubatiza abana, kugenda mu ijuru badapfuye bahise bagenda mu mwanya nta bibazo wohina, ibyo byose ni ibinyoma byo kugira ngo bangize abantu, Satani abigarurire. Satani azi gahunda neza, kuko agenda akopera Imana. Ibyo Satani akora byose ni ibyo akopera Imana. No kuvuga ngo Satani azi neza igihe ibyo bintu bizabe, nubwo atazi umunsi. Satani icyo atazi ntabwo azi umunsi n'isaha, ariko aravuga ati byanze bikunze. Satani we azi byinshi kurusha muntu, kubera ko muntu, twebwe imyaka 2000 ishize ntabwo tuzi ibyabaye, imyaka 3 cyangwa 4 ishize ntabwo tuzi ibyabaye. Satani rero we ibyo bintu byose azi urukurikirane uko bimeze, uko bipanze, nubwo atazi umunsi. Icyo atazi ni umunsi gusa. Ariko noneho kubera ko ibyo Satani agenda apanga bikurikije gahunda, we ari kuri gahunda, Satani buri gihe abashaka kujya n'imbere y'ibihe, ariko ikituma atanesha nuko Imana yo ihora ku gihe. Satani ashaka kujya imbere y'igihe, kandi Imana yo iri ku gihe. Nuvuga ngo Satani ntashobora kuba ku gihe kuko Imana iri ku gihe. Satani we ahubwo ashaka kugenda imbere y'igihe, gutanguranwa, ariko agasanga Imana irahari buri gihe. Imana irahari, nicyo kiturinda. Bivuze ngo rero ibyo Satani akora byitegereze, ushungure, ubigendere kure, kuko nubyinjiramo bizarimbura ubugingo bwawe. Nubyinjiramo bizarimbura ubugingo bwawe, ndabikubwiye. Waba ubireba none, waba utabireba, Satani ntabwo abara mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa icyumweru cyangwa ukwezi. Satani abara byibuze mu myaka 10, 20. Wikikinyishyara, kuko Satani ashobora kuba yarakurangije utabizi. Tugomba rero kwita kubiba muri nosi, tukareba icyo Bibiri tubwira uko byanditse, noneho tugashungura, tukareba twaba ibintu uko biri kuba gutya. Kubera iki uyu munsi? Kubera iki bibaye gutya? Kubera iki biri kugenda gutya na gutya? Mbese ukagenda ureba ingaruka ibyo bintu biri gutera, ugasoma muri Bibiliya, noneho ukabyegeranya. Wamara kubyegeranya nibwo uvanamo ibisobanuro by'ibiri kuba, cyane cyane ugendeye ku ijambo ry'Imana n'umutima nama wawe, kuko byanze bikunze ibiba mu isi, ibyanditse muri Bibiliya n'ubugingo bwawe, ko ari bitatu byose bifite ihuriro rya Mwuka Wera, ari we ukubwira ati dore ibyiza. Mwuka Wera burya tubwira ngo dore ibiri kuba, ibi ni bibi, dore ibyiza ni ibi, hitamo kurikira. Byanze bikunze iyo umaze kumenya ibyo bintu, ukumva ko ugomba gukurikira Mwuka Wera ibyo akubwiye byose, utihujije inganya, niko kunesha. Nukubera iki rero Satani aseka abakiranutsi? Kuki Satani aseka abakiranutsi? Nukubera iki? Impamvu Satani aseka abakiranutsi nuko Satani azi neza ko abakiranutsi ntabwo bafite ukuri kose guhagije, ntabwo bazi ibyabaye muri ya myaka yose yashize uko nabivuze. Niyo mpamvu Satani azashaka kugerageza kubaseka kugira ngo abace intege, abereke ngo akoze ibintu bihambaye. Wibuke ko muri Bibiliya baratubwira ngo, mu ijambo ry'Imana baratubwira ngo icyo gihe Satani azaba akora ibintu bihambaye ku buryo abantu bazibaza bati ese ninde ushobora guhangara Satani? Ninde ushobora kumuhangara? Satani rero azaguseka, ariko akomeze yubaka iby'isi, kuko we azi neza ko Kristo ntabwo agiye kuza mu munsi umwe cyangwa icyumweru kimwe cyangwa ukwezi kumwe cyangwa mu mwaka. Azi ko ugomba ahubwo kwihangana gutegereza kugeza ku munota wa nyuma. Satani ibyo yarabizi neza, azi ko uzakizwa ruzihangana kugera ku munota wa nyuma, ntaho uzakizwa ruzajyanwa ututi mu ijuru nk'uko abantu babivuga. Ntabwo bimeze. Satani
azi neza ko uzihangana kugeza ku munota wa nyuma nk'uko ijambo ry'Imana rivuga niwe uzakizwa. Niyo mpamvu rero Satani ahubwo aseka abantu bita ngo n'abakiranutsi cyangwa n'abakizwa batazi uko bimeze. Niyo mpamvu Satani abaseka rero, kuko Satani aravuga ati ndabizi neza gahunda uko imeze ni gutya, ariko ababo ntabwo bazi ibyo barimo, ahubwo reka mbayobye, wabafatira no guhita mfatamo benshi nkabayobya nkoresheje inyigisho z'ubuyobe n'izo kujya mu ijuru abantu badahuye n'ibibazo, kubatiza abana n'izindi nyinshi cyane wajyamo urumva ntabwo bazigira ngo zirangize zose mu munota umwe cyangwa ibiri. Rero niyo mpamvu umuntu uzihangana kugera ku munota wanyu nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, agategereza umunsi w'Imana Uwiteka uhoraho ijambo, uwo muntu niwe uzakizwa. Ni ukuvuga ngo tugomba kwiyeza, tugasenga, tugasoma ijambo ry'Imana, twubaha Imana, tukabumba Imana iteka ryose, ariko noneho tukihangana tukemera ko ijambo ry'Imana ryo ritwuzuramo, twuzura umwuka, tukihangana kuko uturimo yanesheje isi, tukihanganira muri we, tugatura muri we, ahubwo akaba ari duseka Satani, tukizera tutazi kuko mu maherezo ku bihe bya nyuma tuzakizwa dukirijwe mu kwizera kwacu. Nubwo Satani aduseka ngo arimo asa nk'unesha nk'uri hejuru ubu ngubu, ariko Satani nakubwira ngo dore ejo hawe hashize harameze gutya, cyangwa se ndi kuguseka uyu munsi, uzamubwira Satani ejo hawe hazaza ndahazi, numubwira gutyo uzamunesheje. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.